duhimbira indirimbo zidukumbuza ijuru. Tuvuga butumwa mutubwira ijuru, mutubwira isi. Twe turabisi isi iri muri dictionnaire ariko ijuru riri muri Bibiliya yera. Mutubwire Bibiliya, musome mutubwire ijuru, twebwe turabi ijuru. Haleluya. Reka mbabwire ikintu cyantangaje. Je ndi muto ariko jewe nahagaze ku mupaka. Mbona abasaza bavuye imurenge. Kamubaza ugiyeyo vuba? Ati navukiyeyo. Nese kuri kuvuga ikinyarwanda? Ati kuko twavukiyeyo ariko atari iwacu. Ababyeyi batubwiye ururimi rw'iwacu, baduteguraga ku buryo Imana yaravuze ngo tuzasubirayo. Ibaze umuntu akavukira mu gihugu kivuga igiswahili ariko bakamwigisha ururimi rw'iwabo. Abavukiye Uganda baje muri iki gihugu hashize imyaka kuva 5 n'ikenda ugaza 9 na 4 baje bavuga ikinyarwanda kubera babateguye kugira ngo bazaze mu gihugu cy'iwabo. Ariko abanyejuru ntimushaka kwiga ururimi rw'ijuru, ntimushaka kuvuga, ntimubishaka. Kandi ubwo abari bari ku butaka banaje ku bundi butaka, abari cyo gihugu bita cy'amasezerano. Abaheburayo bamaze imyaka 400 bari Gosheni muri Egiputa. 400 ishize batahi wabi Kanani, ariko bagenda baza ururimi rw'iwabo. Ba Miriyamu baririmbaga indirimbo bavuga bati turagiye iwacu ifarashi n'uwihetse ibiroshe mu nyanja. Bava ku butaka baja ku bundi. Kanswe twebwe tutazava ku butaka ngo tuje ku bundi butaka, twebwe tuzaja mu ijuru. None ntimushaka uyu mwanya tubonye, ndimushaka ko tuvugamo. Ubu hari uri kundeba ngo ariko se buri yango ari kwibuka aho yasomye, tahibuka sindi umusazi. Urabona nje se nasaze? Ibyo mvuga ndabizi, ariko nuko kubinyuzuye mba nshaka gukozamo ikirushe nkaguha, ariko ntushaka. Ntabyo mushaka. Abari turi kumwe mugira ibiganza gucarata. Ubu hari abamfata nk'umuntu ngubungwagiye muri ibi nyine nuko utazajayo. Noye sinagira gute, ariko niba utazajayo dutegereze komeza utudonere, twe tuzajayo. Mudufata agatimba mutudonere, mudushushe, mutubera abakurajeri, mutwereke inzira ijayo. Ariko niba utazajayo urababaje cyane. Ntabwo ariko umudamu nsanga yariza amarira yashotse ku matama ahurira hano kuzutiye. Ariko ndavuga navuze ndeko Yesu uyu wandusha kugukunda pe, ariko hari abantu bakunda Yesu. Ibaza umugore ari gusengana n'umugabo none ari kubwa Yesu ngo ari kumva atasubira he. Twarasoje mbaza umugabo nti sinimufitanya amakimbirane, atereka reka mubaze nguyu nti madamu kuri gusenga nabi, uri gusenga ngo urasubira mu rugo umugabo wawe ntahaha. Arambwira ati yahaha kwibya hashe mbirya nkabyituma si mu ijuru hari toilette zaba ziriyo. Ndashaka Yesu amurusha guhaha, Yesu amurusha keya. Yesu birangira ndacyafite tumanuka turi mu mavuta ariko baraje. None mwebwe umuntu aravuga ijuru ngo age gutuma tugenda, umuntu aravuga ijuru ngo umva ibyazanye. Mwese mwicana muzaje, ufite gahunda yo kujikuzimu ko tutagwindaje zingu dusurize satani ko tutaziranye. Ibintu mubamo nimubona umwanya nk'uyu mucitse isi mugeze hano muke muravuga ijuru. Erega mu makuru dufite umwuka wera yaduhaye nuko ijuru ryavuye mu bantu. Ubu mubona abantu ngo iteraniro rya mbere n'irya kabiri, ijuru ryavuye mu bantu kugera ku rwego abantu badashaka no kuja mu ijuru. Hano nukuza bitemberera nukuririmba mugana w'abadivanite ngo isi iraryoshe we, ngo isi iraryoshe, kureba abagore beza. Mbese ukabona bari kuririmba ngo isi igize gute? Isi iraryoshe, isi iraryoshe. Wapi? Isi irabishe, isi irabishe muco we. Ndakubwiza ukuri ntabwo isi iryoshe. Igize gute? Isi hari umutima si umucira urubanza. Abavuga ati sinasinda nje nyine po. Kwa Farawo reka nihute. Birangira Salomo akoze icyo cyaha, Imana iramubwira ngo wowe kubera icyaha ukoze ndakwaka ingoma kandi amande nguciye sindayiho mwiganye, sindayiho mungana, ndayiha umugaragu.
ndayiha umugaragu wawe. Ngo Imana ihita yiha umugaragu witwa Yerobowamu. Ariko ngo Imana kuko yaravuganye na Dawidi ko itazakura ubwami mu nzu ye, isigaza imiryango ibiri. Ifata imiryango ibiri yiha Yerobowamu, isigaze imiryango 10 yiha Yerobowamu, imiryango ibiri yiha Yerobowamu. Yerobowamu ngo afata uwa Yuda n'uwa Benjamini, basigara i Yerusalemu. Yerobowamu afata indi miryango 10 yose ayijana i Samariya. Ngo ageze i Samariya ahita babuza gusubira i Yerusalemu gusenga. Abisirayeli bati kuko ku Yerusalemu ariho kuri biro, ko hari Imana ikorera, kwibihari, ko yemeye kuba muri rusengero. Aravuga ati ndabashiraho ibigirwamana. Kimwe gikubita ida, n'ikindi agishira i Beteli. Aravuga ati abaha no musenga irabumba n'abandi irabumba. Ngo abantu baragwa. Niho higeze gutera inzara, abagore bajya abana babo i Samariya. Ngo n'abayuda baranenana kugera ku rwego abantu batahura. Batagira gute? Ngiye kubabwira ijambo rikomeye. Nubwo batahuraga gucyo banenana, iyo byagaraga muri Pentecote bose barayikoraga. Bisobanura imihango ntiva mu bantu nubwo baba bapagana. Ibintu bijyanye n'imihango y'amadini abantu barayikora. Bahura n'umuntu yasinze kandi shapuri igeze hano avuga ngo tuvuye muri Pasika. Ngo tuvuye muri iki? Ndazi kuzuka icyari cyo. Iri wacu mu gituraga abakobwa bategwaga inda cyane kuri Noheli. Abwira umusore ati nzagupangira kuri Noheli. Batazi ko hariho Yesu yagize gute? Yavutse. Umuntu ari guharande vuba azasambana akamuha ku munsi wa ryari ukuvuka kwa Yesu. Kubera imihango yageze abantu angaha y'amadini ntibamenye igikorwa icyari cyo. Urahamagara umwuka wera wo mwicaranye mutasuhuzanya. Bibiliya yaravuze ngo bari mu cyumba cyo hejuru bahuje iki? Ibyo bintu ntushaka kumenya. Ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu bazicari bukore kuko ari hano. Ndagira ngo mbabwire, Yesu aravuga ati uyu munsi ndakora akantu. Ngo yaravuye i Yudeya ari kwerekeza i Yerusalemu, ariko ngo yiyumvamo guca i Samariya. Ngo aciyeyo ngo ahingukana ku gikingi Yakobo yahaye umuhungu we witwa Yosefu. Ngo yari yarahafukuye iriba. Muvuge ngo amen, numve ko turi kumwe. Yarahafukuye iki? Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Haleluya. Dusoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 14. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 14 haranditswe ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Tuvuge ngo nibyo. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Ubundi amen biravuga ngo bibe bityo, ariko kubera amen atari ikinyarwanda tugomba kujya turavangamo n'ikinyarwanda. Haleluya. Iyo tuvuze ngo amen tuba tuvuze ngo ibyo bintu nibyo bibe bityo. Niyo tuvuze ngo nibyo tuba tuvuze amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Bateguye igiterane, hari intego bifashishije n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 9 ku murongo wa 4. Haranditswe ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora, dukore hakiri kare. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndikumva ari abantu babiri turi kumwe. Haleluya. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana, kandi ndi hano none nejo. Ntabwo rero ndi buvuge nkaho nejo ntazaba mpari. Ndashaka kuvuga ibintu bike ariko bifitanye isano niyo tuzaje. Iyo tuvuze isano iyo tuzaja tuba tuvuze mu ijuru. Haleluya. Abacuranze nababuze naringiye gutera gakorazi kavuga ngo iyo umuntu ari mu mwuka yumva nezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka.
none ndababuze, none urababona arahembwa bishimishije. Aimable agiye kubashaka abasanga ku Kinamba. Ariko mana we, urababona arahembwa bishimishije. Urumva isoko rirabonetse ryo gushaka baki, ariko uriya warahari. Iyo umuntu ari mu mwuka yumva anezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka. Ibi ndi kuvuga nibyo abo byabayeho bakoma amashi. Iyo umuntu ari mu mwuka yumva anezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka. Iyo umuntu ari mu mwuka, iyo umuntu ari mu mwuka yumva anezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka. Amashi. Iyo umuntu ari mu mwuka yumva anezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka. Iyo umuntu ari mu mwuka yumva anezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka. Hari abantu bari mu mwuka narabibonye, iyo umuntu ari mu mwuka yumva anezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka. Yumva anezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yaguruka. Umukobwa uri mu mwuka yumva anezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka. Iyo umuntu ari mu mwuka yumva anezerewe, iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka. Amen. Hari abantu bari kumva ibyo bintu ari byo ngo batere haleluya. Iyo umuntu akoreye Imana ntashire mu bujyajya, aratsamura ngo tse Imana iturakire. Ntashire mu bujyajya, aratsamura ngo tse Imana. Iyo umuntu akoreye Imana ntashire mu bujyajya, aratsamura ngo tse Imana itikomera. Ntashire mu bujyajya, aratsamura ngo tse. Iyo umuntu akoreye Imana ntashire mu bujyajya, aratsamura ngo tse Imana iturakire. Ntashire mu bujyajya, aratsamura ngo tse. Amen. Maguruke dutahe. Haleluya. Iyo umuntu akoreye Imana ntashire mu buryarya, aratsamura ngo tse. Imana iti ndi hano, Imana itikomera, Imana iturakire. Cyomfa namwe nicyo. Umuntu avuga ukuri ngo ubuse ibi bintu biri kumvikana. Iyo umuntu akoreye Imana ntashire mu buryarya, apfa kwatsamura gusa. Imana niyo imubwira ngo uragire gute. Iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka, iyo umuntu ari mu mwuka yumva anezerewe. Ikibazo namuzaho kiri, umwuka tumufite mu nyuguti. Abantu benshi bamufite mu nyuguti, abandi bamufite ku mashusho arakanuma, abandi bamwambaye ku mipira, abandi bamufite mu mugongo. Ariko umwuka afite icyumba, afite shambura abamo yitwa umutima.
nigeze kwigisha abantu ngo baganize ijambo ry'Imana, ndababwira ngo Yesu yashimye kuja ahantu hamwe, turabimushimira. Yanze kuja mu kanwa kugira ngo batagukubita urushi ukamucira, yanga kuja mu gifu utadiyara ukamwituma, ahitamo kuja mu mutima. Nahabwa icubahiro rero, yagiye ahantu hamwe gusa. Ega ntabikabyo ngira iyo mvuze ijambo ntandisubiramo kuko mba nzi ico mvuze. Ahimbazwe ko yahisemo kuja mu mutima, kandi iyo arimo abarimo, niyo atarimo ntabwo Yesu aba mu bisirimba, ntabwo Yesu aba muri za haleluya. Hari ukuntu abantu babura Yesu bagashakisha muri za haleluya, gutera haleluya zirindwi siwo zamariki, zirindwi nta Yesu si, niyo zaba 100 nta Yesu, shitani ntiyazitinya. Shitani atinya Yesu gusa, ntatinya haleluya, ntatinya ibisirimba, ntatinya ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rifite topic ivuga ngo arahibereye. Agize gute? Kutari kubivuga agize gute? Baramubaririje ati none ko twumvishe kwa zaza ameze ate? Aravuga ati ndi hano ninje tuvugana. Ninje? Udategereza ngo hari undi mushitsi ngo Yesu turamutegereje araza. Ubu twicaye hano agize gute? Ninje tuvugana. Arahari, arahibereye mu bantu bagize umugisha. Nabateranyira iteraniro ry'uyu mugoroba kuko bateranye na Yesu agize gute? Urabona adahari? Ari hano, ari hano. Niyo si ntamuyizi? Ari hano. Ariko mana we, ari hehe? Umukiza ari hamwe natwe, abaragire nk'intama, abarinde mu mama. Hamwe natwe, hamwe natwe, hamwe namwe kugeza kumbere. Ariye hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza ari hamwe. Umwicubahiro nahabwe icubahiro. Turamushimira. Yesu si umusherisheri w'imodoka ngo ari muri Nyabugogo. Yesu si umucuruzi ngo ari muri Downtown. Yesu ari mu ntamazi. Yesu ari mu cyanyashye. Yesu ari mu ifamu ye. Yesu ari muri headquarter ye. Yesu ari mu biro bye. Ubwami bw'Imana buri hano. Aravuze ngo ninje tuvugana. Uyu mugoroba tutahe mutavuganye. Uyu mugoroba tutahe mutavuganye. Haleluya. Kuko niba hari umugisha uyu muntu agize, nuko avuganye na Yesu. Nuko avuganye nande? Erega twavuganye n'abantu ndibyagira icyo bitanga, ariko tuvuganye na Yesu. Twavuganye n'abantu batwemerera ibyo badashoboye, ariko tugeze kuri Yesu tuvuganye nawe. Kangwihorere byo mvuga ndabizi. Twahawe serivisi nawe, twamusanze kuri ibi biro, twarahageze aratwakira, yatwakiranye urugwiro, yaduhaye serivisi, yaduhaye icyo dukeneye, adukorera n'ibirenze. Haleluya. Reka mabwira amakuru. Bibiliya
iyo ivuga Yesu ndagira ngo mbwire abantu bari hano ko iyo uvuze Yesu ubuvuze Imana, n'iyo uvuze Imana ubuvuze Yesu, kandi iyo uvuze umwuka ubuvuze Imana, n'iyo uvuze umwuka ubuvuze Yesu. Ayo ni amakuru yuzuye, nta muntu nakwirirwa mbaza. Murabizi ko twabiciye ibyo guhagarara imbere y'abantu ukabaza abantu ngo nibyo ngo cyangwa si byo. Ibyo bintu twarabiciye. Ibyo bintu uramutse ubivuze iwacu twakwaka mikrofone, twakubwira ngo nawe vuga ibiri byo wibaza abantu, ngo nibyo ngo cyangwa si byo. Ibyo si ukubibaza abantu ngo irashoboye ngo cyangwa ntishoboye. Ibyo bintu ntitwabiciye kera. Ubu ushaka ko bavuga ngo hariho nigeze kubwira ndi mbese nk'ubugize umwaka bakavuga ko idashoboye, si weho waba uboheje. Ibyo ntabwo ari ibintu byo kubaza uhagaze imbere y'abantu irashoboye cyangwa ntishoboye. Abantu se nibo bemeza ko ishoboye? Imana yashoboye abantu batarabaho, yashoboye abantu. None se yahanitse ikirere abafundi bari bakabaho? Kugira ngo idendeze inyanja wasake yari ihari? Irashoboye ngo cyangwa oya? Uzi ukuntu bakubagana ngo imuhe umugisha ngo cyangwa iwumwime. Imana yaza guha umuntu umugisha ikabaza abantu ukabuki ubonye. Ndakurahiye ibi nkubwiye habe nabo muvukana ibahamagaye ikababaza ngo iguhe umugisha, bayibwira bati tugabane n'amasambu twarayagabanye. Ntabwo uri umuha wenyine, tutazasigara turi ba kigingibe na ba shoferi afite amamodoka ari we tuverisa. Turashimira Imana itanga umugisha itabajije abantu. Nimutayishimira ndabihorera, nzayishima nje n'umugore wanje n'abana. Murayishimiye ngo mutere haleluya. Imana nihabwe icubahiro. Turashimira Imana itanga umugisha itabajije abantu. Mfite ibintu byinshi nyishimira Imana, ariko muri byinshi nuko mwarakaye mbabwiye ibintu nka bibiri nka bingahe. Mfite ibintu byinshi nyishimira, ariko ifite ibintu nka bibiri nshaka kubabwira byankoze ku mutima ku buryo. Haleluya. Iyo ndi mu mwuka mbambwira umuntu turi kumwe wese nkamuga ngo nibungundu ngundire Imana, nibungundu ngundire Imana, nibungundu ngundire Imana. Niba dacuranga ndicurangira muhumure, nanjye mfite bafure mu mutima. Ubundi iyo turi mu butayu ninde uducurangira? Ibintu byose tuba twitetesha. Naramubwiye ngo kimwe mu bintu nakundiye Imana gikomeye nuko Imana itashize ijuru ku isoko ngo iricuruze, ngo ivuge ngo kujayo nayo. Mana ndabigushimiye, ndabigushimiye ngo kuja mu ijuru nayo. Abakene bari kujagerayo gute kuko? Ariko Imana yararifashe ntiyazamura ibiciro bya shambure mu ijuru. Kuko iyo ivuga ngo kuja mu ijuru nayo ikaricuruza, ntabwo abakire byari kubasaba kuza mu materaniro, bari gusigara bashugurika batitwe tuzarigura wa namwe muje kurepeta mutayafite. Agoma munyumva ariko murabyumva nijoro. Abakire ntago byari kubasaba ko baza mu materaniro, bari kuvuga ngo twebwe ubu turi mu tindi kuyashaka, mwebwe mutarifite mugende. Ariko nabo birabasaba ko baza. Kimwe mu bintu bizatesha ifaranga agaciro ni umunsi tuzaja mu ijuru. Ayo nayo dufite bazaze bayashikira ibyo biceri byacu. Bazaze babyongere ku note za. Nabwiye abantu bacu nababwiye ngo umunsi tuzaja mu ijuru n'urusengero rwacu bazaze barugire depo y'ibishimbo. Bazaze barufate tuzaba tutazagaruka. Twebwe tuzaja mu ijuru ntitwongere kuvayo. Kandi njye reka mbabwire,
nababwiye ko umwuka yampaye ibimenyetso by'umuntu uzaja mu ijuru. Ntari byose ariko yambayeho nka tubiri. Yarambwiye ngo nuhagarara imbere y'iteraniro ukavuga ijuru ukabona umuntu ararakaye uzamenye ko atazajayo. Umuntu umwikiranye nubona arakaye. Hari ukuntu tuvuga ijuru kumva abantu batazajaho ngo mve byazagiye ngo birase nibyo bamutumiriye ngo atangiye kuvangamwe amajuru ngo azanye amajuru hano ngo birane byo bimukuye mu ntara. Ariko abazaja mu ijuru baravuze ngo nkunda kumva amakuru uri hehe kandi umucyo. Abazaja mu ijuru ntabari hano koko. Umunsi umwe haleluya haleluya amashi twumve haleluya. Umunsi umwe tamarira amuruo nani ndwara umunsi umwe abazaja bariye aiwe azaba imyenda babikiwe ariko ndi kubareba mana umunsi umwe Oh, hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe. Sinshobora guhagarara imbere y'abantu bangana bacya ngo mbave imbere ntavuze ijuru. Kuko nje naze mu rusengero nshaka ijuru. Naje nshaka kuja mu ijuru. N'ubu niyo ntego kandi. Nje nabivuze n'abashumba bahari bari no kunyumva. Ndababwira ngo ubu gahunda yo kuja mu ijuru Yesu aramutse ayikuyeho akavuga ati sinkije abari muntegereje sinzagaruka nta naho nzabajana mugumi iyo ngiyo. Nje nabwiye abashumba ngo sinazongera gutura ituro ryanje hano ntazaje mu ijuru keretse ari ikimina tukajya tuyagabana kajya nshiramo bakayabara ku mwaka bakazayansubiza. Nese uri guseka uhereye igihe washiriyemo bayagusubije ntabagura muri fani. Hari ibintu mugomba kumenya. Twicaye hano ntituzaje mu ijuru tuba tudahombye. Ahubwo se ntugomba gusa ko harimo no guhombana. Tutagiye nutaja mu ijuru ntabwo uzahomba gusa uzahombana. Nese ubwo uzaba warungutse iki? Urabona hano twe turi muri byenda gusetsa. Urabona ndibije iyo bije. Jendi kubasetsa se ndavuze ijuru itike yanje bayapfuye ubusa. Kuko hano hari abanyejuru. Hari abantu bakwiriye kumenya amakuru yiwabo. Hari abantu bakwiriye kumenya iwabo uko bihagaze. Bibiliya yaravuze ngo buruko mubonye uburyo mujye mubwirana Zaburi n'ibihembano by'umwuka. Nimuja kwitsa mubwirane mutumwama ari hafi kuza. Nimusoza mumaranishanye imibabaro kubwirana ayo magambo. Ngaya magambo aya niyo magambo avugirwa mu rusengero. Tugomba kuza mbere ko tuva hano tukonga tukavuga ku ijuru. Mujye muhimba indirimbo z'ijuru. Izi ndirimbo z'isi muwa mudushiramo nta turabisi twebwe. Abahimbyi muduhimbira indirimbo zidukumbuza ijuru. Abavuga butumwa mutubwira ijuru bamutubwira isi twe turabisi. Isi iri muri dictionnaire ariko ijuru riri muri Bibiliya yera. Mutubwire Bibiliya musome mutubwire ijuru twebwe turabi ijuru. Hallelujah.
reka mbabwire ikintu cyantangaje. Je ndi muto ariko nabonye byinshi. Jewe nahagaze ku mupaka mbona abasaza bavuye imurenge, kamubaza ugiyeyo vuba ati navukiyeyo. Nese kuri kuvuga ikinyarwanda ati kuko twavukiyeyo ariko atari iwacu. Ababyeyi batubwiye ururimi rw'iwacu, baduteguraga ku buryo Imana yaravuze ngo tuzasubirayo. Ibaze umuntu akavukira mu gihugu kivuga igiswahili ariko bakabwigisha ururimi rw'iwabo. Abavukiye Uganda baje muri iki gihugu hashize imyaka kuva 5 9 ugaza 9 na 4 baje bavuga ikinyarwanda kubera babateguye kugira ngo bazaze mu gihugu cy'iwabo. Ariko abanyejuru ntimushaka kwiga ururimi rw'ijuru, ntimushaka kuvuga, ntimubishaka. Kandi ubwo abari bari ku butaka banaje ku bundi butaka, abari cyo gihugu bita cy'amasezerano. Abaheburayo bamaze imyaka 400 bari Gosheni muri Egiputa, 400 ishize batahi wabi Kanani, ariko bagenda baza ururimi rw'iwabo. Ba Miriyamu baririmbaga indirimbo bavuga bati turagiye iwacu ifarashi n'uwihetse ibiroshe mu nyanja. Bava ku butaka baja ku bundi. Kanswe twebwe tutazava ku butaka ngo tuje ku bundi butaka, twebwe tuzaja mu ijuru. None ntimushaka uyu mwanya tubonye, ndimushaka ko tuvugamo. Ubu hari uri kundeba ngo ariko si buriya ngo ari kwibuka aho yasomye, tahibuka sindi umusazi. Urabona nje se nasaze? Ibyo mvuga ndabizi, ariko nuko kubinyuzuye mba nshaka gukozamo ikirushe nkaguha, ariko ntushaka, ntabyo mushaka. Abari turi kumwe mugira ibiganza gucarata. Ubu hari ababamfata nk'umuntu ngubungwagiye muri ibi nyine nuko utazajayo. Noye sinagira gute, ariko niba utazajayo dutegereze komeza utudonere, twe tuzajayo. Mudufata agatimba mutudonere, mudushushe, mutubera abakurajeri, mutwereke inzira ijayo. Ariko niba utazajayo urababaje cyane. Ntabwo uzahomba gusa, uzahombana. Mu makuru namenye nuko umuntu uzaburira ijuru mu rusengero ntaca azaba asumbye wari buriye mu kabari. Bose bazababohera hamwe. Nimushake mukizwe tuje mu ijuru. Ibi murimo nkabaje kuruhura ubwonko, nkabagabanya isukari. Hano se niho bagabanyiriza isukari. Ubu waje rero wicaye hano nk'uwicaye imbere y'umufotogarafi uri gushaka ifoto ija ku byangombwa kuri pasiporo ngo amatwi yombi ngo aba arimo neza. Uri kwicara gucyo se ibyo uri murabizi. Ngiye naje hano ngo ijuru rikomeze rinyegere. Ndi hano kugira ngo ijuru rinyegere, naho wehe ibyo urimo nturabimenya, ariko abantu byo barimo babizi mugira ibiganza gucyo. Ntabwo twe turi kugira ngo bwire sha mwijuru aho ni iwacu, aho bera bahora bishimye bahimbaza Imana ubuziraherezo. Aho niho abana bahora bishimye. Nta kurira, nta gutaka, nta bitaro bihaba kuko nta bagwayi babayo, nta byago, nta gusabiriza, nta karengane, nta bugome. Oya, ubupfubyi ubupfakazi ntibihaba, kwiganyira no kwiheba ntibihaba, nta bituro bibayo kuko nta bapfa, nta ntwaro za kirimbuzi zicurirwayo, guhuza umutima ibyo ntibihaba, gusuhuza umutima ibyo ntibihaba. Yaba mfite amababa kay'abamarayika bangurutse maze nkagera Isiyoni
umugwa w'abizera nanjye nifuza kuzabayo nitugerayo tuzaja turirimbuwe nitugerayo tuzaja turirimbuwe uwera sengurayo bizima guhimbaza Imana dufatanye n'ibizima guhimbaza Imana uwera tuzenguruke hose hose turirimba tuzenguruke hose hose turirimba uwera amen uwera 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 amen oya ngiye kubara gatatu ufite haleluya yitere nsobanura aho nsomye dusenge dutahe Ebenezeri yongera iririmba ifite indirimbo irasorezaho gatatu muyireke mwijuru barayikiriza muyireke mwijuru barayikiriza Imana ishimwe nta kurira nta gutaka nta bitaro bibayo reka mbabwire umunsi umwe erega kwanga isi si ukwiyahura kwanga isi si ukwiyahura kwanga isi ni ugukizwa kwanga isi ni ugukizwa ntabwo kwanga isi ari ukwiyahura isi ishobora kuyanga kandi ukayibamo utayikunda kandi ushobora kuba mu ijuru utararigeramo ntabwo mu nyumva ariko muzabyumva ndagira ngo mbabwire umunsi umwe nakusanyije ibimenyetso bimfasha kwanga isi njya mu rusengero baravuga ngo abagwayi bahaguruke nkabona na pasitora aragwaye ndariko wasi dutwaje igitugu pe abagwa nwese ko pasitora aragwaye ninde urasengera abagwayi ukabona nta muzimu urimo bakongera batabarimo amadeni nkabona korari yose ndikorari yose avuga ndariko wasi dutwaje igitugu pe ego nyagwa yisi uzi ukundi dufashe isi murayikunda ariko yo ntibakunda nimushake mukunda Imana nimushake mukunda ijuru bantu b'Imana haleluya haleluya njyewe nshize irungu byararangiye njyewe ubuzima bwanje ndi mwisi ariko sinyikunda nayo irabizi njyewe nkunda ijuru haleluya kandi kugeza kuri gwagwe mberutse gusengana n'umudamu ariko we nsanga ararikunda kundusha tujya gusengera ahantu ndi kumwe n'umugabo we tujya kwiherera ahantu turi gusenga turavuga tuti buri muntu wese nihererane n'Imana ahibwire turahura nyuma turi gusenga dusoza nari maze kubaganiza ijambo ry'Imana turi gusenga ariko ni hari hafi umudamu apfukama nkara ari gusenga n'umugabo apfukama hariya nanjye apfukama hariya numva umudamu ari gusenga ngo Yesu ngo ndagukumbuye ngo ndagukunda ngo kandi nkurikije ukuntu ngukunda ngo ndikumva ndasubira mu rugo ngo ngwino njyana umugabo arahaguruka ati have mata ati have ati ibyo bintu ati jya usenga neza ati ninde wakoheje ati urabona bariya bana natangira ati nta nakongera kubona umugeni have kongera kurambagiza inkumi z'iki gihe ni z'abasore b'iki gihe ati senga neza ariko umudamu nsanga yariza amarira yashotse ku matama ahurira hano kuzutiye ariko ndavuga navuze ndeko Yesu uyu wandusha kugukunda pe ariko hari abantu bakunda Yesu ibaza umugore ari gusengana n'umugabo none ari kubwa Yesu ngo ari kumva atasubira he twarasoje mbaza umugabo nti sinimufitanya amakimbirane atereka reka mubaze nguyu ndi madamu kuri gusenga nabi uri gusenga ngo urasubira mu rugo umugabo wawe ntahaha arambwira ati yahahata kwibyahashe mbirya nkabyituma si mu ijuru hari toilette zaba ziriyo ndashaka Yesu amurusha guhaha Yesu amurusha keya Yesu birangira ntacafite tumanuka turi mu mavuta ariko baraje none mwebwe umuntu aravuga ijuru ngo age gutuma tugenda umuntu aravuga ijuru ngo umva ibyazanye mwese mwicana muzaje ufite gahunda yo kuja kuzimu
ko tutagwindaje ngo dusurize satani ko tutaziranye ibintu mubamo. Nimubona umwanya nk'uyu mucitse isi mugeze hano muke muravuga ijuru. Rega mu makuru dufite umwuka wera yaduhaye nuko ijuru ryavuye mu bantu. Ubu mubona abantu ngo iteraniro rya mbere n'irya kabiri, ijuru ryavuye mu bantu kugera ku rwego abantu badashaka no kuja mu ijuru. Hano nukuza bitemberera nukuririmba mugana w'abadivanite ngo isi iraryoshe we, ngo isi iraryoshe, kureba abagore beza. Mbese ukabona bari kuririmba ngo isi igize gute? Isi iraryoshe, isi iraryoshe. Wapi? Isi irabishe, isi irabishe muco we. Ndakubwiza ukuri ntabwo isi iryoshe. Igize gute? Isi Bibiliya yavuze ngo umugore umwe w'umusamariyakazi umuki. Ejo nzasobanura Samariya, ariko Yesu yaravuye iwabo i Yudeya. Hehe? I Yudeya. Yesu yavukiye i Betelehemu. I Betelehemu muri Isirayeli hari mu gace k'ubuhinzi. Ni wabo wa Bowazi iyo barusi bagiye guhumba ingano mu mirima ya Bowazi. I Yudeya hakaba mu gace k'ubworozi. Ubworozi niyo mpamvu Yesu yavukiyeho mu bashumba akavukira mu muvure w'iki? W'inka. Yudeya. Ariko niho hari ubuhanuzi ko hazavukira umukiza. Umukiza. Kino gihugu cyari kimwe, ariko higeze kuba mu ikibazo. Kuba mu iki? Ikibazo ngo kigira umwami. Umwami wa mbere wayoboye Abisirayeli ni Sawuli. Sawuli ntiyabana n'Imana neza. Sawuli Imana imuca ku ngoma, yayoboye imyaka 40, abana n'Imana imyaka 2 gusa. 38 yose Imana imuca ku ngoma. Perutse kubwira abantu nti Imana muyitondere. Imana iraguca ntigukure mu murimo, ikakurekeramo gusa kandi yaraguciye. Ugatanga imibyizi y'ubusa, ugatanga imibyizi y'ubusa. Kandi Mana we ni bibi cyane. Sawuli amara imyaka 38 atanga imibyizi y'ubusa. Ngo igihano Imana yamuhanye gikomeye, yaramubwiye ngo mu bana bawe nta numwe uzagusimbura. Aje gupfa yapfanye n'abana be bose. Yaguye ku musozi bita Gilibowa, apfa gishenzi. Abafilisitiya bamufashe, yari yahuye yishitse ku nkota. Murumva nta nibyo kuzuka birimo. Abana be bose ngo bari bamaze gupfa. Yonatani na barumunabe ngo abana bamaze gupfa, birangira ngo Abisirayeli baricara baraterana, abasaza bakuru baravuga ngo none ninde uzaba umwami? Ngo barabwirana ngo niyo haba amatora ntawasumbye amajwi wishe Goliyati. Bavugaga Dawidi. Dawidi arazaba umwami. Dawidi abaye umwami ngo ayobora Abisirayeli. Arabayobora. Igihe kigeze Dawidi ngo akora ikintu gikomeye. Perutse gusoma ibintu byatumye Sawuli ananirwa kubana n'Imana. Ngiye kubabwiramo kimwe. Murahari? Ngo nuko Sawuli yayoboye Isirayeli nta Mana iri muri ico gihugu. Kuko isanduku y'Imana, Imana yarashimye kubana n'ubwoko bwayo. Presence yayo ari isanduku y'Imana. Isanduku yayo muribuka ko bari barayinyaze kera ku bwa Eli. Ku bwa Eli niho bayinyaze kubera ibyaha by'abana ba Eli. Abafilisitiya bayijana Sidoni. Sawuli rero yagiye kuyobora nta Mana igize gute? Irimo. Nashaka kubabwira ko ubuzima bwose wabamo nta Mana urananirwa. Urananirwa. Niyo waba uri umugore uzi kuganduka urugo rutari mu Imana, urananirwa. Niyo waba uri umugabo uzi gutanga keyo uzi no guhaha, urahaha ukagira gute? Ukananirwa. Niyo waba uzi kuririmba ufite umuhogo umeze ute, kuririmba muri korali itari mu Imana, uraririmba ugasara rukananirwa. Kuyobora korali itari mu Imana umanika amaboko ukegura. Ibintu byose iyo nta Mana urananirwa. Sawuli arananirwa. Ariko ngo Dawidi musimbura b'umwami. Dawidi yahagaze kuri stage, baramubaza bati none kubaye umwami niye migabo n'imigambi? Aravuga ngo umubyizi wa mbere nukuja kuzana Imana.
sinayobora nta mana iri muri iki gihugu. Umuganda wa mbere ibindi nzayivuga Imana ihari. Nzayivuga Imana igize gute? Ngo bahita baja gucura isanduku y'Imana, bayicura mu rurembo rwa Dawidi, ngo bamaze kuyishigikira bayizanye, ngo Imana itangira kuvuga. Iyi harigira gute? Iravuga. Iyi harigira gute? Irakora. Imana ikimara kubona ibintu Dawidi akoze, iramubwira ngo umva nkubwire, ibindi byose tuzaza mbikubwira buhoro buhoro tuzakorana, ariko ngiye kukubitsa isezerano, mu bana bawe ntabwo hazaburamo gusimbura ibyo ntahaye Sawuli, ndabiguhaye. Ngo buke mu gitondo Dawidi ashaje, Imana ihagurutsa Salomo. Ihagurutsa nde? Salomo. Salomo arayobora. Salomo murabizi ko yubatse urusengero, agasaba Imana ngo ize rubemo, Imana iremera. Salomo arayobora, ariko ngo Imana imwiyama ikintu kimwe, iramubwira ngo ntugashake umugeni mu banyamahanga. Salomo ngo ntiyumve iby'Imana yamubwiye. Kambabwiriye Imana ntabwo ariyo yatunaniye, nitwe twayinaniye. Uyu mugoroba wisubireho. Imana iramubwira ngo ntuzashake mu banyamahanga. Salomo ngo agiye kubabaza Imana, ngo ntiyashaka no mu banyamahanga bo hirya, ngo ahita aja gutereta inkumi kwa Farawo. Muzi n'ibintu Farawo yagize gute? Imyaka 400 dukubita ibiboko, none ngo niwe tuzavugana muri dote. ariko abantu bazi kubabaza Imana ma. None ibintu Farawo yadukoreye niwe tuzaherezanya ifanta. None se uri kubona muri dote hatazaba harimo inzoga, niba basabye kwa Farawo. None se uri kubona abageni batazaba bambaye ubusa. Ariko muzi ibintu tuzira, abantu bacu bari kuja gusaba kwande. Erega si Imana yatunaniye, nitwe twayinaniye. Ariko sari kurinda yaze gusaba yo, izi zose si inkumi. Muratubabaza. Urarinda waje kwa Farawo aba bose wabamaze. Ngo bagiye kwa Farawo, agiye kwa Farawo, ngo abazanye y'umugeni. Uwo mugeni utarabatijwe, uwo mugeni utaziga burogera, uwo mugeni taja muri bature, uwo mugeni utaja mu giterane. Wasobanura ute ko wakwiri gusenga ugafumba tuwasinze? Muntu usenga fumba tuwasinze. Ubusana wasenze n'uwasinze barihuriye muri Supanete, uwaganze undi n'uwe uwasinze. Niko mubizi buriya. Hari ibintu tuziga, reka ndekera mu kuvuga muti ibyo ntari byo mu giterane. Niko muri kuvuga. None se ko hariho tubabonye tuzabibasangishe mu biro. Kanga babitse kabararemo. Tugira ikibazo tukagira abantu kabwira uti wa mukobwa we, umusheri wawe n'uwe yamuzana ukabona nibandi ritereya. Ukavuga uti ibintu wabonye ngo kandi twarangije gukundana ndacu mwabikoraho mushumba. Mwese n'umukristo ati nzamuhindura. Azabahedora. Ubuze ndashaka kubabaza. Ari umuntu uri yarakuririra yatara. N'umuntu uhagaze hano ku butaka bahuje ikiganza. Ninde ufite amahirwe yo kukurura undi? Uri hasi ni ufite amahirwe yo kumanura uri hejuru. Niwe byoroheye. Umupagani byoroshye kwa kumanura kuko ni uri hasi. Tugahuza ibiganza n'abari hasi. Ese wapfa kuterura wewe ni kubizi? We yagira cha. Byoroshe umupagani kugusha umukristo, ariko bikomere umukristo guhindura umupagani. Mwe kujya mwitereza ibyo mudashoboye. Ni Yesu uhindura, wonte wahindura. Uhindura ibikiza. Tukamwitereze. Ngo yango tuba turi kuganira ngo ariko ngo abari kunywi ngo nanjye ndi kunywi. Iyo ugiye kwihagarika usanga yasutse meki. Hasukamo hari umutima se umucira urubanza. Abavuga ati sinasinda nje nyine po. Kwa Farawo. Reka nihute. Birangira Salomo akoze icyo cyaha. Imana iramubwira ngo wowe kubera icyaha ukoze ndakwaka ingoma kandi amande nguciye. Sindayiwo mwiganye, sindayiwo mungana, ndayiha umugaragu.
ndayiha umugaragu wawe. Ngo Imana ihita yiha umugaragu we witwa Yerobowamu. Ariko ngo Imana kuko yaravuganye na Dawidi ko itazakura ubwami mu nzu ye, isigaza imiryango ibiri. Ifata imiryango ibiri yiha Yerobowamu, isigaze imiryango 10 yiha Yerobowamu, imiryango ibiri yiha Yerobowamu. Yerobowamu ngo afata uwa Yuda n'uwa Benjamini, basigara i Yerusalemu. Yerobowamu afata indi miryango 10 yose ayijana i Samariya. Ngo ageze i Samariya ahita ababuza gusubira i Yerusalemu gusenga. Abisirayeli bati koko ku Yerusalemu ariho kuri biro, ko hari Imana ikorera, kwibihari, ko yemeye kuba muri rusengero. Aravuga ati ndabashiraho ibigirwamana. Kimwe gikubita idani, ikindi agishira i Beteli. Aravuga ati abaha no musengi irabumba n'abandi irabumba. Ngo abantu baragwa. Niho higeze gutera inzara, abagore bajya abana babo i Samariya. Ngo n'abayuda baranenana kugera ku rwego abantu batahura. Batagira gute? Ngiye kubabwira ijambo rikomeye. Nubwo batahuraga guco banenana, iyo byagaraga muri Pentecote bose barayikoraga. Bisobanura imihango ntiva mu bantu nubwo baba bapagana. Ibintu bijyanye n'imihango y'amadini abantu barayikora. Bahura n'umuntu yasinze kandi shapuri igeze hano avuga ngo tuvuye muri Pasika. Ngo tuvuye muri iki? Ndazi kuzuka icyari cyo. Iri wacu mu gituraga abakobwa bategwaga inda cyane kuri Noheli. Abwira umusore ati nzagupangira kuri Noheli. Batazi ko hariho Yesu yagize gute? Yavutse. Umuntu ari guharande vuba azasambana akamuha ku munsi wa ryari ukuvuka kwa Yesu. Kubera imihango yageze abantu angaha y'amadini ntibamenye igikorwa icyari cyo. Urahamagara umwuka wera wo mwicaranye mutasuhuzanya. Bibiliya yaravuze ngo bari mu cyumba cyo hejuru bahuje iki? Ibyo bintu ntushaka kumenya. Ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu bazicari bukore kuko ari hano. Ndagira ngo mbabwire, Yesu aravuga ati uyu munsi ndakora akantu. Ngo yaravuye i Yudeya ari kwerekeza i Yerusalemu, ariko ngo yiyumvamo guca i Samariya. Ngo aciyeyo ngo ahingukana ku gikingi Yakobo yahaye umuhungu we witwa Yosefu. Ngo yari yarahafukuye iriba. Muvuge ngo amen numve ko turi kumwe. Yarahafukuye iki? Ahageze ngo ahasanga umupaganikazi, indaya kabuhariwe, umusamariyakazi. Ngo yatwaraga abagabo babandi, ngo abagore bakavuga ngo tuzamukubita azabona kimbwa aboneye ku mugezi. Imbwa ngo bakubitiye ku mugezi ngo haburaga umuntu yikiza. Noneho ngo ariko uyu mugore ngo amenya ko bazamukubita. Ngo akajya abayuda ngo bavomaga mu gitondo na nimugoroba, saa sita bakaba bari mu kazi. Uyu mugore we kuko nta kandi kazi yagiraga, akazi ke karako uburayi, ngo akajya kuvoma saa sita abo bagore bagiye mu kazi. Uwo munsi rero zari saa sita, ngo nizo saha Yesu rero yahamusanze. Ngo asanga ari mwiriba. Ngo Yesu yicara hejuru y'iriba, haramubwira ngo mugore ati Rabuni, ati wampa amazi yo kunywa. Umudamu ati ubwo rero wagize ngo sinakumenya. Gute se? Ati ndunjijishe. Gute se? Ati mwebwe mba amazi nywa. Ati gute? Kuri umuyuda nkaba umusamariya. Duhuriye he? Niko yamubwiye. Duhuriye he? Yesu ati mba amazi. Umuyuda ati mva nkubwire, tushobora kunywa amazi hano. Iri riba twarifukuriwe nande? Na Yakobo sogokuru. None ngo nawe ngo urisomeho ikimenyetso cyerekana ko uyu mugore atarazi ukuri nyako. Yavuze ko Yesu ntawe ahuriye n'iriba rya Yakobo, kandi Yesu yari umwana wande wa Yuda, kandi Yuda ni umwana wande wa Yakobo. Urumva Yesu nawe yari ahuriye iryo riba yari arifiteho umugabane. Ndagira ngo mbabwire, haleluya, kugira ngo umwuka w'Imana kuzemo kandi akuzure, nukuma umenye ukuri. Umenye iki? Abantu benshi ukuri baguca iruhande, ariko ngo bashaka kuzuzwa. Ntago bishoboka. Yesu aramubwira ngo ubu tuvugana, yibaye waruzi ugusabye amazi wariwe, nawe ubu musabye akaguha ku mazi y'ubugingo. Umudamu yumvishemo ijambo ubugingo atuzizemo akantu keza.
atakusizemo se ko nta wundi wapfa ugashyira amatara umurokore. Yesu ati nyine nibwo ngubwiye. Aravuga ati bwusemo ijambo bugingo iryo ryo turihuriyeho, ati ngaho zana icyo uvomesha nkuvomere. Yesu ati niwe urampereza ku kivomesho wazanye. Umudamu atariko kuri kugenda uramvugisha nkumva umutima wanjye urakeye nibi bintu nibi si wowe. Yesu ati cyangwa reka rinje kubanza kuguha amazi. Umudamu ati si afite. Yesu ati ndayafite hano ariko ja kuzana umugabo wawe baha amazi musangire. Umudamu ati yewe ati nagize ngo nawe nose nje mfite umugabo. Yesu ati niweho wa mbere mbonye utabesha kuko na batanu mufitanye rendez-vous ijoro nta wawe urimo. Umudamu ati rabi none se uri umuhubiri ibya batanu ko twacatinze bagaca mu gikari wari uhari turi gupanga wari uhari se? Yesu aramubwira ati nge ndabizi mbivuze uko biri. Aravuga ati si none uri umuhanuzi ko batubwiye ko Mesiya naza ari uzatubwira byose ukaba ubivuze byose, none Mesiya mufitanye gahunda? Aramubwira ngo ninje tuvugana ubu, ninje tuvuga, ninje uri hano muri aya materaniro. Umudamu yikoza mu bicu aravuga ati ntabwo ndakureba njyenyine kanza n'abandi ngo azamuka umudugudu mba ndirimbye ariko amasaha yagiye tuzaririmba ejo. Abwira abandi ati murambike amasuka, abwira abandi ati muzimye imashini tumanuke Mesiya yaje, ngo azamuka umudugudu ari kuririmba. Abandi bati ndaya yabaye muririmbye igare. Aravuga ati singira indaya nahuye na Mesiya, kandi rwose Mesiya guhura nawe si ibintu bigize gute bisanzwe. Aravuga ngo hahandi mwari munsi ubu narahindutse ndi mushi. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abantu bose baramanuka ngo uwo munsi hihana benshi, ariko na wa Musamariyakazi ngo ahita akomereza akahita ahinduka umuvugabutumwa. Ngo uwo munsi Abasamariya babwira Yesu ngo tindino hari abapagani benshi uzahashinga y'amatorero. Yesu aravuga ngo ndagiye namwe byo munyumvanye muzasigara mubivuga. Uwo munsi Samariya itangira guhinduka. Haleluya, haleluya. Uwo mugore niho yatangiye kubwira Yesu. Aramubwira atariko ibintu byacu twiko dusenga tukaba tuvuga ibintu ntibabyumve. Arababwira ngo rero mwe musenga iyo mutazi, ariko twebwe dusenga Imana tuzi. Aravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga bakwiriye gusengera data mu mwuka. Data ashaka ko bene abari bo, kubera ko Imana ni iki? Ni umwuka. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbabwire bene data, iyo bavuze ukuri baba bavuze ijambo ry'Imana. Iyo bavuze umwuka, haleluya, iyo bavuze umwuka, ukuri n'umwuka. Hari abantu baba mu mwuka ntibabe mu kuri, hakaba n'ababa mu kuri ntibabe mu ki? Mu mwuka. Icyo gihe buri wese abatujuje ibyangombwa. Kugira ngo wuzuze ibyangombwa ni ukuba uri mu kuri, uri no mu ki? No mu mwuka. Haleluya. Nimusoma Bibiliya mu Itangiriro hafi mu bice bibiri muzasanga ijambo rivuga ngo isi yari iriho ubusa, ngo ariko umwuka yayigendaga hehe? Umwuka yarari hejuru y'isi ariko nta kintu gihari, ariko ngo bukeye ngo Imana ikoresha ijambo iti habeho. Bisobanura ngo ijambo rirarema, umwuka akarera iby'ijambo ryagize gute? Ryaremye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ijambo rigira gute? Umwuka akagira gute? Akarera. Akarera iby'ijambo ryaremye. Bivuze ngo ubaye mu mwuka gusa nta kintu kiba gihari, ariko kandi iyo ubaye mu ijambo rirakurema, rirema ibintu, ariko umwuka nawe akabirera bigakura. Buriya nta muntu ushobora gukura atuzuye umwuka wera mu bya gikristo. Kandi ibintu bya gikristo ntawe bihuriye n'imyaka abantu bamara bavutse. Hari igihe umuntu amara imyaka myinshi avutse ariko ukabona ni umwana mu gakiza. Hakaba n'undi muntu
nimusoma Bibiliya muri Samweli mu gice cya 2 muzasanga ibintu Eli atarazi ari umusaza. Samweli yabimenye ari umwana kubera bibwiwe n'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Bibiliya rero yavuze ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana. Reka mbabwira amakuru namenye nicaye hariya. Nukuntu umwuka wera ari kurira, arira. Ikintu kimuriza gikomeye. Na abantu yagiye arambagiza bakamwanga. Icya kabiri nabo bigeze kubana bakaba baradivorushije. Abantu badivorushije n'umwuka. Kandi gutandukana n'umwuka egare kuzananiranwa n'ibindi bintu byose mu bana. Iyo utandukanye n'umwuka uri umugore, iyo unaniye umwuka birangira unaniye n'umugabo. Iyo uri umugabo ukananiranwa n'umwuka no kubana n'umugore ntiwagira gute. Zajya murahora kwa pasitoro cyangwa kwa mudugudu no muri ribu uzibonayo. Kubera kunaniranwa n'iki? Hari umusore umwe ntiyarakijijwe atereta umukobwa uba mu rusengero aramubwira ati twibanire. Umukobwa ati none ko wambaye ibyo bintu by'abarasita ati ariko mfite amafaranga. Umukobwa korari yabisenze Imana iti ndakwihanangirije. Wa mukobwa hari ahantu uhagarara ntariho tukongera guhagarara muri ziriya nzira z'abapagani. Umukobwa aranga. Umwuka amubwira ijyanyuma ati niwongera uzagenda ugiye kandi nta mahoro uzagira. Wa mukobwa ahuye na wa mutipe asanga yasinze aramukurubana mumanura umusozi w'iwabo amugira umugore. Arishingura nako arishingira. Agezeyo rero wa muhungu kuko yinyweraga itabi n'inzoga yataye yasinze akamukubita. Saa 9 z'ijoro akamubyutsa yambaye ubusa akamukubita. Umunsi umwe aramukubita uwo mukobwa yirukira kwa nyirabukwe. Nyirabukwe abyutse ati nibika ati ni cya gihungu cyawe kiri kungubita. Ndati wendokera umwana. Ati reba ukunda ngize. Ego ati yagukubisa cyane da. Aragenda ahamagara wa muhungu. Ati niko mwana. Ati ninde wakubwiye ngo umugore bamureresha inkoni. Ati gukubita umwana w'abandi ari ndikubwiye. Umuhungu yari yasinze aravuga ati ariko mama nawe. Ati ubuse umuntu wananiye Imana namushobora ndamukubise. Umuntu wananiye Imana nje ndamukubise namushobora mama. Nyina ati yananiye Imana atese. Ati none zedi yari umuririmbyi muri korari yabo ndibambwiye ngo Imana yaramwiyamye kwishingira. Bukeye akemera ati none yananiye Imana. Ibyo Imana yamubwiye kubishira mu bikorwa byaramunana. Ati rero ndeka nje umukecuru ati niko byagenze muko. Umukobwa umukecuru ati jya ukubita jya umuvuza nk'ingoma y'abarokore. Upfa kudakubita mu mutwe gusa ikibuno ni cya leta. Yes, haleluya. Abantu barushije n'umwuka banze kuyoborwa n'umwuka muri kwerekera habi muri kugana habi. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ariko muri iri teraniro ikimenyetso cyerekana ko utakiyoborwa n'umwuka nuko usigaye ukora ibyo wishakiye. Ibintu kera utakoraga utatinyuka gusigaye bitinyuka. Nibyagutinyaga biragutinyuka. Kandi ni ikimenyetso ko uri kwerekera habi. Ariko iki giterane gisanzwe utarava mu mwuka. Ndagira ngo wongere wemere ubuyobozi bw'umwuka bukuyobore. Kandi ibyo umwuka azaje akubwira ujye ubikora. Ndagira ngo dusenge Imana. Ikimenyetso cyabyo nuko kubera gutandukana n'ubuyobozi bw'Imana usigaye ukora ibyaha. Ariko kuko Imana yakuzanye umunsi ndagira ngo tugusengere wihane ibyaha ubwire Yesu uti Yesu gutandukana nawe gutandukana n'umwuka byanjanye mu byaha. Ariko ndashaka ko uyu munsi muri iki giterane ngaruka nanjye nkagaruka nkura Musamariyakazi. Ndashaka gusengera umuntu uri kumva yarageze kure akaba ashaka kugaruka avuye mu byaha. Azamura ikiganza guca tumusengere. Toresha ubwo shitani Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV.
ryera